murakoze abarimo kudukurikirana kuri Gisiraje vuga cyane kumanyuka vuga cyane gute tangira gukora nagira ikiganiro abadukurikirana kuri Gisiraje wowe Nzovu talent mu cyongereza niki tara ni impano mu cyongereza ngiye ibyo byimba injiji kera zizajije haleluya urumva talent ni mu cyongereza wihangane injiji zose aho ziri muzaje injiji aho ya talent ni mu gifaransa gereranya mu cyongereza ugende kuri talent satani libire bw'Imana nasa ngende satani vuga talent ugereranyije mu cyongereza ni ikiremwa tara ni impano oya mu cyongereza ugende kuko mu gifaransa ni talent amahirwe cyongereza fucking now kagasaza karatuka mani mba wimunteze Kanyombya uramuvuga wiki Kanyombya ntari biryiwe Kanyombya sibyo ko muri ibyo bihe afite nibibazo bigeze gushaka no kumufunga bavuga ngo bamurega umuntu wari wapfuye sibyo ajyama ariko isare kurwa vuba dukina filime ari mu mwaka wajyangwa ari mu mwaka Kanyombya bamujugunye muri brigade vuba none nyuma yaho yongera agura kamoto kakora gisiragonga umugore shakanye wagira ngo kiragihe bihore ko bageraga mu mbere bakajya cyo sociale bakayora ni twebwe turi hasi urumva ko amarira cyane ya Nzovu azabikura kuko Nzovu nubwo acecetse ariko afite amarira namuvanye mu mabuye yikora ibiri mu 200 yenda gupfa ndagukastinga ngewe yenda gupfa se nyuma nabonye iki ko mwajya bibaze nyirabyo baguhaga 10 ukanzana tukanywamo 5 ibindi 5 ngabe byo Yamakavange naviramwe no guhakaza washakaga izo miliyoni ngo bagabane niko mbizi niba ngo boss yari yakoze kontra ya miliyoni 100 niba arimo kujyana 5 nyine urumva Kanyombya ashaka ko bamuhamo nawe nk'ijana cyangwa 10 kandi uriya mugabo ntago yabikizemo pe byari bifite amafaranga kandi uriya mugabo mukecuru nari impare Kanyombya ashukwana na Shaya Habyarimana ubundi uriya mugabo boss uriya mugabo iyo ashaka ko filime yacu ikomeza iba yarakomeje kuko yari kwemera nk'abantu batangiranye iyo filime yacu ikazamuka ikarishaguraga ngahe kamabiri yitwaga umoja yaguraga ngahe kuko amafaranga adashobora kugura na umoja yakagenda arigendera nuko nari mfite kuri mama harya Kanyombya yaze gusimburwa nande nyuma tawe nasekaganda tawe nta muntu usimbura undi ngewe nawe uzasimbura ujya kugura igipira cyo gukuramo ikariso yawe waguze metero zingahe waguze metero hafi 3 kugira ngo ikariso igukwiye buriya faranga baguhembaga wari ugomba kubona ikariso mu mujyi wese wagiye witonduka vugisha nawe byose ni nk'uburaya ntacyo mbona kizima ntabyo nabonye ni impamwe uburaya ariko barabukoraga niba barabukoraga nako nari ibyo unguremo Nzovu okay twagiye nk'ubu ngewe buriya rero abantu turasuzugurana kandi buriya iyo umuntu mubana twese nk'abavandimwe cyane rwose nose biriya Nzovu yakubwiye reka mbane nkubaze nawe pe ukeneye ikihe cyubahiro wego urabona arata Nzovu urabona Manibu mbonye ikintu kirengeje ndagufinze ikihe kintu dufite no ku mubiri kirengeje umutwe wawe mufite niko kuvuga ngo sakwe ni ikihe kintu twese ko turi batatu kirengeje umutwe wawe ubunini ikibuno cya Mukarujanga ivi rya Mukarujanga ngirira ivi umutwe uri umutwe wanjye ntuzongere guhangayika ngo igikoresho cyawe cya electronique cyapfuye. GB Group Electronics ni igisubizo kirambye. Bagufitiye ibikoresho kabuhariwe mu gutahura ikibazo telefone yawe ifite. Abatekinisiye baho n'abahanga mu gutera ama IC charger, touch IC, CPU ndetse no mu gukora mudasobwa. Ubwoko bwose bwa telefone barebaho kandi kaba nzima. Wikongera guhangayika rero kuko tugufitiye accessoires zose ku giciro cyiza. Tugufitiye ibirahure by'ubwoko bwose bwa telefone. Ikirenze kuri byose, umutekano w'ibyawe ni wose. Ushobora kuduhamagara tukagusanga aho uri, tugasuzuma telefone yawe, byaba ngombwa tukayihakorera. GB Group Electronics bakuzaniye kazi ni kazi kuri wowe ushaka service zo kwihugura gukora ibikoresho bya electronique cyangwa kubashaka iseta yo gukoreramo. Tugane ubinzobere mu mezi 3 gusa. Gura telefone wacu tuguhe garanti. Dukorera Remera mu Giporoso ku
bindi bisobanuro waduhamagara kuri 07 Pourquoi titukane ubundi mu gifaransa niko bavuga? Pourquoi Titukane. ubwo turatanye utwike neza yawe. Introduction. Abantu ikaze yakira. Abantu kazi nka kwa kundi njya mvuga. Murakoze abarimo kudukurikirana kuri Gisirage. Vuga cyane kumanyuka. Vuga cyane. Gute? Tangira nguko najya nagira ikiganiro. Abadukurikirana kuri Gisirage turi kumwe n'abatumirwa. Ubwo n'inzovu wabakiriye hari umusaza w'imyaka nako afite imyaka 18 bamwita Kanyombya, ariko Kanyo waza utera kata nibura izo mvi zikagabanuka muri uwo mutwe wawe. Gaterwa imijugujugu banjure ibyanjye birazanye. Ariko urabona ngewe urabona ubwanwa ngiye natemo kakata. None se waramaze guha abantu ikaze Ikaze twayibahaye turi kumwe na Mukarujanga uko mutureba ni ya timu yacu ya mbere ya kera. Haranira kubaho. Ngo muri kiriya gihe cya filime yaharanira kubaho ngo mwarendaga kubaho. Kubaho nubundi twabagaho ahubwo ni twebwe imfura za sinema nyarwanda. None Mukarujanga mwamubonye kuri Gisirage. None ariko ibinavuga nibyo nangwa sibyo. Haranira kubaho uburiho. Ndiho nyine. Ndiho utariho. Napfuye se ubu ngo filime nanditse ndiho ntariho. Bayiguze miliyoni 2 ariko rero ndakubaza uriho. Ndiho nyine ntariho ntabwo ubu bakundeba. Ubuse nge sindiho. Nzovora turi umuntu pose gaho murye none nzovu aho kwamenye kurya za samake watwimye ubushize nase washaka no kurya umuntu po Mukarujanga. Mbabaze ubundi kuri kuvuga ngo Kanyombya afite imvi ari wowe nawe ninde mukuru ko mbona nawe izahara usenganya imyaka naka gasaza mvuga ngo ninjye ari igihindo. Uri umwana nyine uri umwana bucura imbogo irabeshye Mukarujanga wa mugani wari umwana ka wakinaga n'abasaza. Nakinaga n'abasaza. Reba uriya. Ariko Samusura aracyari muto da. Amatoya. Moka Samusura arakuze. Nkurikirana na Nyagahene se? Nyagahene. Ahubwo vuga ko Nyagahene ari we mutoye muri. Ni we mukuru kuri nge. Haje Nyagahene ubu ntari hafi kujya nka 40. Ariko sha inkunda ifite ngo yongeye gusubira ku nzoka. Oya rago abeshye. Aya makunda yafite wumve nkome. Wumve nkome wumve nkome. Nubona umuntu yaretse inzoga. Uzi ko turi kuri kamera. Nuba umuntu yaretse inzoga. Burya rero nangwa nabagiye ubu. Nuba ngo umuntu yaretse inzoga. Burya aba afite ikintu cyitwa decision y'ubuga. Kanyombya ujye wibuka microphone. Urumva ni nko kuvuga ngo umuntu aravuze ati ngiye ku rugamba. Igihe ugiye ku rugamba ugenda uvuga uti ubwoba mbusize inyuma. Ngewe ndishoye niko bimeze. Da uriya se yishoye kuvuga ngo aretse inzoga ni. Kanyombya ntabwo byakubabaza Nyagahene asubiye ku nzoga. Byambabaza umuntu twigisha ejo bundi nabanzovu tumubwira tuzagusengera dusenga Imana ureke inzoga. Kanyo bazava ngo twateye umwaka yaka kujya muri Amerika byanze Nyagahene byanze. Reba ukuntu wishimye umva ratamubwire nge n'abandi bazagenda bansize muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda bazi ngo bagiye muri Amerika kugira gute kuko kugeza mu ngororero nayo ndashaka duwarane ijambo nk'umuntu watangije ikiganiro nta bintu wumva babaza ngo ni umunyamakuru yihariye ijambo ngaho baza Mukarujanga amagambo yandi nangira mbaza abantu afite urwasa rumeze nk'urwasangiriye indese ni wowe ngiye mfite urwasaya rumeze nk'urwasangiriye sangiriye n'ingoro y'ishyamba urwasaya ndaruzi urwasaya ni iki ngiki urwasaya hanyuma umwasaya ariko ibaze uri nka Kanyombya aribwa urwasaya rwe bura yegawe umva Kanyo urwasaya rwawe uramutse uriye icyo raga ari ikibazo inzoga ko zabatanye gusa nigize nwananywe ikikanywe Nyabarongo nakamwe kako uri kunuka nk'ibishagara wagira ngo nibishagara byageze hano begesheje imitobe kumbi Nyagahene yari ari mu kiruhuko ndatungo mwakoranaga gute aba bantu sinarabubahaga urumva nyine nicyo cyatumaga ubundi tugira na discipline tu ariko ndashaka utwibira ibanga abantu batigeze bamenya muri aba bantu babiri ninde wagerageje byibura ko kubwira utuntu
tumeze dute kuganisha ahantu. tumeze dute Oya, reka tumwasubize. utwo tuntu ntabwo ubuntu bupfunyitse utwo tuntu ibyo bintu ubusutwa kandi ubusutwa wabuze uninde wigeze gushaka umutereta ukaba uvuze ibintu Ntawe. personal oya umuntu wabigerageje ni Samusuri. yarabigerageje yarabikoze yarabigerageje ntabyo yakoze ariko reka nabikoreye yari umugore wiwe ngo yewe Mukarujanga njyewe ndagukunda nzagukunda kandi buri munsi numva se ariko iriya ndirimbo ndumva nayo ibanza ari byo kubanza nibeshye kuki iriya ndirimbo yayihimbiye ako kanya yahimbiye iwacu imbere y'umuryango uzi ko iriya ndirimbo na gitari ayimarana iminsi baramubwiye ngo tereta akorera na gitari n'umuhanzi ashobora kuba yarayiteguye n'umuhanzi koko kandi yatangiye ubuhanzi ankorera yakoraga muri salon de coiffure yanjye bogosha we na Nyagahene shange nagize wimutonganya ibyo avuze ni iby'ukuri bakoraga muri salon yanjye ugasanga afite injyana afite na talent yo kuba azaba umuhanzi ariko ubu numvise ngo ahantu ari muri icyo gihugu ari ngo ubu ngubu yayobotse Imana ngo asigaye aririmbira Imana ibyo bintu sinabihagararaho ariko ndumva ngo yayobotse Imana ngo asigaye aririmba kandi nabyo yagomba kuririmba kuko baranabwiriza kuririmba n'akantu bose bitwa ngo bararirimba ufite urusengero umva biriya bose bavuga ngo bararirimba urumva se bariya baririmba ntabwo barushaga Samusuri kuririmba none se wowe Nzovu talent mu cyongereza ni iki tara ni impano mu cyongereza njye ibyo byimba injiji kera zizajijwe haleluya urumva talent ni mu injiji mwihangane injiji zose aho ziri oya talent ni mu gifaransa gereranya mu cyongereza ugendeye kuri talent satani ni ibirego Imana nasa njye satani vuga talent ugereranyije mu ni ikiremwa tara ni impano oya mu cyongereza ugendeye kuko mu gifaransa ni talent amahirwe cyongereza fucking now kagasaza karatuka mani mba wimuneze baba bakuneza gute umuntu baramaza ngo tara mu cyongereza tara ngo ni impano ni ikinyarwanda bivuge nawe ngaho tubwire talent mu gifaransa rebel wimbwa ibyo ngibyo ntabwo nigeze niga ntabyo nzi oya talent mu gifaransa byakunanira koko talent mu gifaransa wa mukobwa se kuzaniye umwe gusa yewe ndi gukora n'abasinzi wasubije umubajije talent mu gifaransa ni gute ntabyo nzi amenye iki babaza abangaba bize umwe yize universite undi yiga secondaire muri Congo sivyo Kanyombya yize secondaire hano bitabiriye wowe se kuki utize wabuze iki abantu twize ku bwa amakaya araremera kubwa Imana bari baradukandamije amakaya araremera babakandamize se n'ubundi kusanze ukandamijwe ko byarangiye ko babakandamije bakaba baragukandamije ukaba mugufi kuki utaba muremure aho n'ibintu byabereye guponda se n'imigati basa ndisima baponda ni unusha kube ase nka Kanyombya reka nkubwira akantu manibo Kanyombya yaretse inzoga ariko niwe muntu tuka ibitutsi abafite nta n'icya wahitamo iki ariko rero sirigeze no go fucking ibiki urabona Kanyombya ari umuntu uzajya mu ijuru barakubwira ngo yaretse uzagende mu gitondo ari uko nzoga ugatukana gutya hariya ngo ufungura ijuru ni na Nyagahe niwe batijwe ejo ndi mu barokwa akavama gaturika nawe reka mbaze kubaza uravuga ngo bazajya mu ijuru mu ijuru hari grillage ninde urinda ijuru hari intersect ni gutya n'ibingibi mwakoraga tuwa ubu murashaka kumbura ko ari script mwagiraga mwebwe koko twarayigiraga muri desorganisation twarayigiraga ndacyo cyuma yaryoheye igihugu yararyoheye ibintu byanditse n'utazi gusoma nako nta n'injiji twakora abantu bose bari bazi gusoma zazinye ko za reka tuzisobanure impamvu nuko twatandukanye kubera indambi ubusambo ugize neza cyane abantu b'indambi batumba inda n'ubundi urebye ibintu bigenda bikabona akazi bikabyibuha bigira inda niryo bishyira imbere wagwe Mukarujanga niwe wari ufite indambi noneho n'ubundi turabona ni nziza usibye ko ejo bundi yarabyaye inda naramusengera nabwiye ngo nimusengere azabyare ariko ambwira ati ibanga sengera nzabyara umuhungu ariko biranga ntawe uvugana n'Imana Imana irahindura wahembwa amafaranga ngaye muri haranira kubaho hanana kubaho tuyikina yari ibitabo bitatu igitabo kimwe by'ibihumbi 30 ibitabo bitatu baduye ibihumbi 90 nanjye ndimo se
nawe warahawe twageraga kategori ntago imishahara yacu yanganaga ivuge oya avuga yabagoye ntago bari abagumira barebare baduhaga amafaranga muri envelope muri envelope no muri zirara ziki nta gihe na kimwe ko yaranganaga kanyo tuvugisha ukuri ntabyo uzi mikrofone usibye ko buriya kanyombya n'abandiye cyane waje ukayidufatira kanyombya niwe waduhembaga babajije ahantu handitse ko nahembwe bakubajije bati nahembwaga ngahe ku kwezi wagenda ukaherekana ntabwo ari ukwezi ntayo nahembwe ntayo nahembwe ukuntu yakunzwe 10 tukanywera urwagwa mu kanaya ryawe na Nyagahene mbwira ukuntu umuntu yahembwe umushahara akajya kunywa urwagwa ukayamara niko ngo nuko ngo iri n'ubustari Kanyombya na Mukarujanga tubona hano ni ibihumbi nanante gusa bitageze no kwijana mwakoreye nta nayo yabonye uyu nguyu imeruka asaba ngo ajye gukora ikiba cy'injugu ngo ajye gukora injugu urabivuga kirasha ngo ajye gukora injugu ngo bamwe moteri ngo ajye gukora injugu abako kanura kibuka niba ibyo byari habaye inama Mukaje ati none ngiye mu ngo icyuma cy'injugu injugu urabiba usa n'injugu kiwerewere iki ahubwo reka nkubwire kuri n'ubu ngubu bibaho manibo sibyo n'ubu ngubu uremera ko umuntu ashobora gukoresha casting agahemba umukinnyi umwe mu bakinnyi 10 abandi akabaha amatike n'icyo gihe rero ubwo urumva wasanga ariko byari bimeze uvuga ngo wowe warahembwaga kwaje abangaba bagabo si kwaje ahubwo buri muntu twageraga igihe cyo kwakira amafaranga bakamuha envelope wewe icyo ushaka kumvikanisha hano nuko utigeze wembwa ayo mafaranga uyu ntabwo nigeze mwembwa ayo mafaranga umugufi n'umunini n'umuremure usibye n'icyo ngicyo rata nzova ashobora no kubeshya cyangwa nkaba ntabizi kuko ntabwo numvaga nabaza umuntu ngo bagahembya ngahe nahembwaga aba noneho bari ba boss bajya guhemberwa muri VIP we na sabusure muri social urumva ako kayo amamiliyoni ninjye wabariye turiye mwembi njye nande wowe na boss mwari mufatanyije uyu yakoraga ariko rero binukuri kuko n'ubungu uyu we na samusure nibo batoraga abakiri Kanyombya aracyafite byashoboka ahubwo ko bari abasosiye sibyo bishoboka ko yari afatanyije na boss ukuntu tutazi wenda ahubwo amasezerano yabo arapfa kuko n'ubundi dutandukana nibo batandukanye twe tugira uruhare uri munabugamira ibyo ngo kumbe Kanyombya ni igisambo kuva kera oya hariho nahembaga ngo nitwe igisambo hari uwankoreraga nta wankoreraga cyakoze twaryaga we kuva kera yaramporeje n'ukuri kwa Mungu rene biyo zira subscribe ni Rayon Sport kwa gata umubiri we n'ubururu ureke manimbo kandi manimbo we Egisiraje Kanyombya uramuvuga wiki Kanyombya ntari bidyiwe Kanyombya usibye ko muri ibyo bihe afite n'ibibazo bigeze gushaka no kumufunga ngo bamurega umuntu wari wapfuye sibyo ajyama ariko yahise arekurwa vuba vuba dukina filime ari mu mwaka wagira ngo ari mu mwaka Kanyombya bamujugunye muri brigade vuba vuba none nyuma yaho yongera agura akamoto kakora gisidagonga umugore shakanye wagira ngo kiragihe narese filime tuzi yega we bateraga umwaka ngo bigeze kujya gukora akantu bavuga kwa kuntu uvuga ati abantu b'abakinyi bajyana ngo kuri setande bagiye gukoresha igitaramo ngenda mukoresha twe tutarajyamo bishwe n'icyakabura n'umuntu n'umwe bagaruka n'amaguru ntabwo ibyo bintu urabyibuka Kanuma hari harimo nyakwigendera Imana imuhiruko idashira wo bita Kanuma na Nyagahene na Nyakanyana bagiye setande ngo bagiye gukoranya abantu ngo bakore tutwa hinje ngo abantu nimba nka batatu Nyakanyana atabatiye umwaka ukabona asa asigaye abahehe iriya mirariye ariko Kanyombya wenda tujye tuvuga ibintu kiriya gihe filime yari imeze neza kuko filime yanyu abantu barayikundaga baza impamvu inama bivuge madamu wase uzi ikintu kiriho manibo wa mugani reka mvuge se wenda ko nari umwana ntazi ibiri kujya mbere we ahari ariko ku bwanjye nabonaga ibintu ari neza kuko muri kiriya gihe
ubufaranga nahembwaga bwari bunyuze ako kuma ko nagasabye mvugana aya mafaranga ko tutayabona buri gihe reka ngasabe kuko ibyo ari byo byose umaze kumenyera amafaranga nyine uba wumva wakomeza yakira gusa nyine uraciriye arasuze nuzi imisozi yiwe ako kuma ntabwo nshobora kugasaba ngewe noze twarangaraga rata ubu niba Kanyombya ujye ugerageza wegere mikrofone umuntu aho kugira ngo usabe amafaranga akubakira inzu aho kugira ngo usabe amafaranga agukorera imyaka ki nese Kanyombya mwebwe ko mwe bihore ko bageraga mu mbere bakajya cyo sociale bakayora ni twebwe twari turi hasi urumva ko n'amarira cyane cyane ya Nzovu azabikura kuko Nzovu nubwo acecetse ariko afite amarira namuvanye mu mabuye yikorera ibiri mu 200 yenda gupfa ndagukastinga ngewe yenda gupfa se nyuma nabonye iki ko mwajya bibaze nyirabyo baguhaga 10 ukanzana tukanywamo 5 ibindi 5 nkabe byo y'amakavange naviramwe no guhakazi ariko Kanyo hari n'ikindi bajya bavuga kuri Nzovu ngo mwavaga gukina babahembye nguko agajya Sodoma Sodoma ntajya Sodoma atarajya Sodoma narashaka n'amafaranga kubera ko ari gihe wamuhaye akazi yabonaga 5 akagomba gutanga 3 nari ahantu heshi cyo genda ngwaga inzoga none wabonye umuntu utagira igihembo uzi Kanyanga yakanza yire rero ubwo ngubwo Kanyombya niwe wariye Nzovu niba yaramuhaga 5 ko kirajya amafaranga yarari arewe abantu benshi bajya bibaza filime y'aba bantu ubu ntabwo bashobora kwishyira hamwe ngo vuga impamvu yapfuye iyo filime impamvu yapfuye nyine mwebwe abakuru mwazanye indambi ubundi byapfiriye hagati yabo indambi umva nyine buri muntu yacaga ku ruhande rwe akakubwira ati bimeze gutya na gutya ariko cyane nini bosi burya ngo batanga rero no reka mvugisha kuri bizanankuraho ndabizi ariko ndabikunda bosi yaravugaga ati okay twagiye gukora yarakubwiye ngo uzajya uhembwaye sibyo ukuntu tubizi ukayemera njye cyo gihe no kukwemeza yavuganye na mama mama aranyemerera njyayo noneho rero aba bakuru ibyo bumvikanye babona okay ni nkuko wowe watubwira ngo dufatanye ikintu nako nubwo ari ugufatanya bari kumwe ariko ukavuga uti ninjye uzajya bahemba ko ibikoresho n'ibyanjye abatekinisiye n'iki noneho ahubwo wowe ejo wasinya nka kontra ya miliyoni 20 nkashaka ko umpamo 10 kandi twarumvikanye ko uzajya umpa ibyo 100 cyangwa 10 ubwo ni Kanyombya uri kuvuga washakaga ibyo 10 washakaga izo miliyoni ngo bagabane niko mbizi niba ngo boss yari yakoze kontra ya miliyoni 100 niba arimo kujyana 5 nyine urumva Kanyombya ashaka ko bamuhamo nawe nk'ijana cyangwa 10 kandi uriya mugabo nago yabikizemo pe byari bifite amafaranga kandi uriya mu kwa mukecuru nari impare Kanyombya ashukwana na Sheikh Habyarimana ubundi uriya mugabo uriya mugabo iyo ashaka ko filime yacu ikomeza iba yarakomeje kuko yari kwemera nk'abantu batangiranye iyo filime yacu ikazamuka twari kunguka twese ariko we yagize indambi yabaze kugira ngo umuntu nyine abakoreye izo miliyoni 100 afate 3 ariza abagabanya muri abantu 12 ibyo nabyo byose nk'umuntu utekereza nyine urumva Kanyombya impamvu wenda umuntu yanakumva ikarishaguraga ngaye kamabiri yitwaga umoja yaguraga ngaye kuko amafaranga adashobora kugura na umoja yakagenda arigendenda nuko nari mfite kuri mama harya Kanyombya yaze gusimburwa nande nyuma tawe nasekaganda tawe nta muntu usimbura undi ngewe nawe uzasimbuka niba sekaganda aramusimbuye kuki bitakomeje kuki izo filime zitakomeje muri iryo zina ariko Kanyombya afata mikrofone tubwize ukuri niko byagenze nuko ngo boss yarabahaye akazi arabarekrita nge rero tumvikane ukunda kumenya imibare tungana mikrofone boss ndaguhamagaye Nzovu ngo hamagaye Mukarujanga na Kanyombya ndababwiye tugiye gukina filime ariko filime tugiye gukina Nzovu nzajya ngwa 30 Mukarujanga nzajya muha 50 Kanyombya nzajya muha 60 sibyo umushahara dukinye deal njyewe ndangije mpite njya kuri Hotel Tech nyinanye deal na Hotel Tech nka producer Hotel Tech imaye miliyoni 10 kugira ngo wenda mbazane hano dushyirira filime hano turaze turazikinnye mumenye ko yamaye miliyoni 10 ayanyu nyabahereye kujyayo twumvikanye kuki
ayahe ushaka kuzana ubundi busambo ariko buriya niba twarumvikanye ko nzaguhemba kuki ushaka ko miliyoni Ipfa ntikize. uzi ibyo nadirize ahubwo icyo gihe reka nkubwire uko byari bimeze icyo gihe oya kamabwire icyo gihe niba ari ryo Umva. teranyuma manibu reka nkubwire ushobora kuvuga uti okay simbyanze ko waba boss ariko ukavuga uti byari byo byose aba bantu turuzuzanya barangize nkabagira nta mpamvu rero gukandamiza umuntu ari uri gutuma uzamuka uretse nanone nangere nange urugero kugira ngo bigende byumvikana hano kuri hoteli teke boss ni boss afite abakozi bakoramo ku kwezi bafite umushahara bagenewe aragiye akoze ikiraka wenda muri ministeri runaka bazanye hano bagiye kubatekera bagiye gukora ibya bindi byo kujyana ibyo kurya bakoreye miliyoni 20 abakozi nabo bazahita bavuga ati wabonye miliyoni 20 oya ibyo ngibyo biratandukanye ibyo bintu uko tugiye kubivuga ibyo bintu ugomba kuba ufite kontra n'abakozi bawe abakozi bawe mu gukoresha bagomba kuba bafite icyo bita ngo amagara araseseka nayorwa kandi burya ngo amahirwe yose rimwe mu buzima habonetse umuvuzi gakondo ufite ubushobozi bwo kuvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe abagore cyangwa se abakobwa bagira imihango ihindagurika cyangwa se ivantikame abagabo cyangwa abasore bafite ingano y'igitsina batishimiye n'aka na gato ku buryo gushimisha bashakanye nabo bakundana ngo ibyabaye umugani uyu muganga gakondo iba bikoraho rikaka kubabara mu kiziba cy'inda kwishima ku mugabo ubwo ni ku bagabo bya hato na hato uyu mugabo byose ngo bikoraho rikaka imyijima y'ubwoko bwose igifu ndetse n'izindi ndwara zigoranye cyane uyu muganga gakondo abifitemo umurage yewe yaranabihuguriwe akarusho ko n'umuganga nuko waba uri hose hirya no hino ku isi agufasha bitabaye ngombwa yuko hagera wowe ubikore nk'uwikinira gusa wifashishije ino nimero ya telefone 0788 57 65 ushobora no kumwandikira kuri WhatsApp aragusuzuma aho uri hose ubundi akagukoraho bikaka witerera amagara hejuru ubwishingizi insurance dore ko twatangiye filime y'ubwishingizi noneho twebwe nukuvuga ko kereka twise ko twari banyakabyizi nk'abantu bakubura imihanda misarani nabo bafite kontra ariko rero nukuvuga ngo twari dufite iteranyuma gukandamiza icyo kintu rero nicyo gituma twanze bamwe na bamwe amafaranga mwemeranywe ntabwo umvikane n'urwandiko ntarwo turashaka kugira ngo dubone kontra kuba twari abakozi bari permanent utakwigira kundi mu boss noneho haziramo inzara kubona Mukarujanga asaba akantu kakuma ako kuma kari akantu kabi cyane ku buryo ari akantu gashobora kuwukenesha ukazapfa nabi tekereza umukobwa ungana urya urareba iki kibero afite akaba agiye guteka injugu ugatekezwa imini wajya guteka injugu koko n'umuryango wari kubyemera agezaho yemeye icyati ndashaka nakuma k'injugu ni impamo y'Imana kubera ubutindi n'ubukene n'ubuhanya ngo agiye gusaba injugu yo kasabwa uragasaba imbwa inyama uragakubitwa n'inkuba ntabwo njugu nateka injugu ndagapfa nabyo ndagapfusha rubuza ndeko ntabwo nateka ariko nanone Kanyombya ntabwo twari kumwishinga ntiyari afite agasaro kanditseho njori salo Samusoni yari umukozi we na Nyagene bogosha twari kukwishinga niyo mpamvu rero uvuga ibyo ngibyo ari amafaranga twebwe baraduhaga inda wabumvise Kanyombya yari afite inda nini Kanyombya aratanubwo afite mu nda zero nawe yari afite inda nini reka maze nkubaze ntangiye kuba kintu nkanuza nka wa mugore reka nkubaze wowe ujya muri mugi twajyanye mu mugi urabyibuka ujya kugura igipira cyo gukuramo ikariso yawe waguze metero zingahe waguze metero hafi 3 kugira ngo ikariso igukwiye buriya faranga baguhembaga wari ugomba kubona ikariso mu mugi wagiye witondoka vugisha ariko rero umubosi reka tunabibabwira ababosi b'iminsi yabaryaga ariko Kanyombya nawe yabigizemo uruhare oya umubosi wacu mbese yarabagumuye oya kamubwira hari ukuntu umuntu yakurya akavuga ati byibuze yandiyemo hari n'ukuntu umuntu akurya ukavuga utuyu yamfasha nshyira gutya imineke 5 ukarya 3 ukaba abandi biye ugabasaba dibi ajya n'amasezerano mwari mufite nayo ibisambu wowe ni nkuko nzovu yagukoresha nubona ukuntu yiyambariye imyenda idagaze n'ibihumbi 10 ejo ukabona yambaye imyenda y'ibihumbi 100 niba yaguhembaga 100 akomeza guhemba 100 wowe ugume kuri rwa rukweto ruhengamye yararufite he we yaragiye yarafite inkweto ziboze yamuvanye muri ahantu akora ubuhede ntabwo yigeze agura inkweto n'umusi n'umwe musinga tigura ngana yambaye yakoze ubu niterambere aho dusigaye twihagazeho metre waraniye kubaho harana kubaho kubera ko nuka niba ari amazirano cyamenya ari ibiki yariye toka
uzajye muvugisha ariko ukuri narakaye noneho ntabwo warakajwe n'ikizi ndakaye kubera ko muri kuvuga icyo gihe wigeze ugura inkweto wasomye ku nzoga se njyamo inzoga warakijijwe kubinywa inzoga ni inkweto hanyuma Mukarujanga hari ikintu aba bajyamara ukuntu bajya bagira gutya bakinjirira Kanyombya muri mu kazi urumva hari igihe bajya bagira gutya Nzovu cyane cyane ajya avuga ngo Kanyombya ngo afite ako kamoto ngo yajyaga kwikopesha essence kuri station nibyo oya Yenda bivuga ntabwo kanywaga lisansi yo moto yanywaga essence yari y'umuhondo urayizi yari Honda ngewe najya kuri station kuko bari baranyemereye kuma essence buri cyumweru y'ubuntu nagenda nguza full tank nkajya ku kazi noneho Ntabwo se oya kuko ndi umusitari kuko reka nkubaze noneho nuko ntarihaga yambonaga ndashaka iherezo ry'iyo moto ntiwarigurishe muri scrap handi bagusha bya byuma bagwaye yarashaka ya moto bamuhaye magana ngaheda wishyuye ku biro bingahe 300 amafaranga icyo kiguranga cya scrap kiba byo Kanyombya bagwaye 300 yonyese za moto zirenze 300 bwayo inshyashya yaguraga miliyoni 1 none se Nzovu ko Kanyombya byibura yagize gutya aharanira kuba wagura akamoto wowe kuri 90 ntabwo aya mafaranga ari yanguriye moto ngenda guze moto nkura kuri City Radio abarezi family ntabwo nigeze ngura moto ngikora kariya kazi ka Kanyakatsi kariya kazi Kanyakatsi ega nawe ni umusaza ni umurezi nawe ni umurezi nyine ndi umurezi ntabwo ndi umurezi bien ariko ndi umurezi family umurezi family cyo uvuza abarezi bien Mukarujanga gasaka kubera ko abizi umurezi bien yabonye umugabo uriya mugabo w'umucuranzi uriya w'umuhanzi barabyanye niba yitwa Gatore sinzi izina ni umugabo umwe se cyangwa afite babiri oya wa mbere baramwirukanye ari wakinaga tennis mu rugunga wa mbere baramukubise baramusagira ari n'undi wacuruzaga kwa DJ Briana yangure wisiki kwa DJ hano santire yitwa gute ni wisiki se twasangiye rwa 250 Nechevante umugabo wa Mukarujanga ngo rwa 2 rwa 250 yararunguriye neza kwa DJ Briana ngera mugabo ngewe ihenze amarura ariko nabwo nyanyweye nyibya nakwaga ikiboye narayibye ntabwo nakwiyigurira ureba ne undi ntabwo wabana n'abantu batarabajura n'uwawe bakoreshaga n'umujura nuko wowe indese uravuga ngo ariko wa mugani Nzovu nawe ugisubira Kanyombya yarakuzamuye urumva bavuga ko yakubonye mu buyede yaragwaye mu buyede hari kubimuga ntabwo wazi uterura ibibuye binini agiye kumukanya none kari gato n'ubundi yigaga ahantu bita kwa Gata yiga nka size mu secondaire twamukorere treatment nzamubabari umva ubwira ibyanjye biceceke si ibyo byawe ibya urabifite se Mukarujanga nta mukunzi yari afite icyo gihe nta mukunzi yari afite ariko si uwo wakuguriye inzoga mfite umugabo tuzabana mu kwa munani abagabo babiri oya mfite umwe babiri mubwire izina rye se niko Mukarujanga arabeshya afite abana babiri undi musengera kugira ngo uzabyare umuhungu kuko byaje musebye umuhungu cyane abakobwa babiri bafite abyara umukobwa mfite abakobwa babiri b'ibitangaza undi mugabo wa gatatu Yesu we abazi gukora views rero muraturebe mukore subscribe yenze abagabo babiri mutegeze umugabo umucura ariko se kuki umuntu ari umuririmbyi aririmba bavuga ngo ni umucuranzi gucuranga ntabwo bitandukanye no kuririmba biratandukanye abaririmba ariko abenshi bacuranga banaririmba ucuranzi gitari ugacuranga inanga ugacuranga ikembe sagiho byose biratandukanye noneho ubu rero ko nari nakubwiye ko nzagushyingira urantoroka ujya kurongora n'uriya musore murabyarana ni byiza Imana ibaye umugisha kubyara ntabwo ari ikibazo ibyo ni ibintu byiza nyine mwarahiriwe ariko ugiye gushaka wa gatatu azagutera inda mu byaro wa gatatu Imana igira ibintu ariko dushobora no kutabyara turuboy ni turubo umwana mwiza turuboy ntabwo ari turubo ku manyoko ni turubo kucyubuntuka no gutuka ukwiriye iki koko kwisi no gukubitwa birimo kuko sinzi icyo ukwiriye turuboy ni umwobo w'umuboyi turuboy kandi Kanyombya nawe igeze gukora ikiwe yakorewe umuzungu mu guteka ntabwo ubizi
acuruza n'amata bita ngo iki agenda mu yo Eh? ndayibutse Bayita roya akorera umuzungu Kacyiru ukora n'umusekirite afite cya kibunda kirasa imvubu sekretari abukoze ibyo ngibyo uvuze ukuri ntabwo Kanyombya kera afite ibyo bitaga agapeke gutya atarasaza ngo wowe se wari ufite ikintu kogosha baritaga pepe kare nawe wogosha kuri uwo muzungu ngiye kubivuga mu mwanya kuri uwo muzungu nari mfite nabaga hariya dukorana nkaba manager wo gucuruza amata roya nkashaka abakiriya nkajya Cyangugu mu ntara zose nkagendamo ngenda depoza amata nari mfite n'imbwa aho ngaho kuri depo ikibwa cyitwaga Zebe musa neza isa na nzovu yari bulldog mwarasaga neza ugiye kureba abantu musa gutyo mwebwe musa n'imbwa zitwa dog na bulldog ceceka ese oya Kanyombya rero ubwo nyuma ayo mata uko baje kuyaca mu Rwanda bahagarika ntabwo yayujuje ubuziranenge Kanyombya atangira kujya guteka sosiyete yarahombye mwari muziranye mbere yuko umuntu akina amata baciye ntabwo ari loya ahubwo sosiyete yarahombye ihombeshwa n'abakozi ahubwo amata baciye mu Rwanda ni Cowbell. none se Mukarujanga niki wibukira kuri Kanyombya wa kiriya gihe nari bogari yarakubitaga Kanyombya kiriya gihe yarwanaga nk'uko asigaye arwana ubu nta yarakejejwe sinywa inzoga ndarwana se nanywa inzoga basizi nibo barwana nk'izi nzoga ziragukoraho wanyenye ariko kubera umubiri ungana utya ntabwo yasinda panashe reka kuyikoreshwa ibyaha Kanyombya bigira ubundi yongeyeho kunywa inzoga dore uriya nawe agahita amanura akamenya ayiva nzawe niyo shusho nasa ariko rwose ko museza uzi ko ukuguru kwa Mukarujanga kundusha ibiro wabimenye n'uburebure rero mu myaka ibiro n'uburebure barabishwaga nacyo bituma muvuga ngo mwahembwaga make nayo mwabonaga n'igihembo ngo byasaga nk'uko kubaterera nk'uterera imbwa ariko ngicyo nkubwiye ubu musire mu bantu bahembwaga nk'imbwa batereye zigutererwa basi umuntu ushaka akuma ko gukora injugu urumva nanjye kugatwerera umuntu umuturanyi nose nari gukora injugu gute kandi ndi gukina filime ndimo no kwiga uwo mwanya aratana ari kuwubona yagisha inama namugishije inama umuntu w'umukene yewe reka mbabyize ukuri nanjye ndagusunika ari amafaranga nubwo ari make ariko ndashimira uwaduhembaga kuko yatwandikiye izina nibyo no kugira ngo mudukoreshe mu biganiro no kubera izina twubatse uvuge ngo Nzovu Mukarujanga Kanyombya sibyo ntago mbyemera nashaka abyange ariko nge nemera ko witwa Inzovu nitwa Nzovu nemera bosi wacu watwise aya mazina bw'Imana igimuha imigisha ushaka witwa Mbeba ariko nge izina ryanjye narivanye iwacu ntabwo ari iryo nibanyishe ibyo bintu ntabwo wigeze ubwira Mukarujanga cyangwa se ntiwigeze uvuga ngo wabyumve ntabwo wigeze wifuza Mukarujanga mwifuza muri kiriya gihe ntabwo nigeze mwifuza nuko rimwe twije kujya i Burundi hari ibintu abantu bajya bakina umwe akavuga itingiye kukubaza ibi n'ibi Mukarujanga yaradutunguye cyane cyangwa ibiki ibyo bintu ngiye byaranshimishije yari ngewe nyina wa Mbogo Nyagahene bizoreki nuko twaridagaduraga gutya tukagira gutya timu yacu ubundi yari imeze nk'iy'abavandimwe pe i Burundi ku buryo utatekereza ngo umuntu muraryamana ninde wabajyanye i Burundi ni Kanyombya ibyo bintu uko nabizi mwakoze wari usinziriye ntago yaba ariko nayo yaraturyaga twagiye i Burundi apatana $1,200,000 aduha kwa Bosco wa mugani Kanyombya kucyo arwanya Charles ngo yaraturiye wenda we yariye duke ariko nawe yaraturiye nta muntu ikuzi itari imbeba yarya none kumbe buriya bya bindi byose nakoze nazanye akajerekani k'amamesa y'i Burundi sibyo amanama arundi 30 wagiye icyo gihe duhaga baduhaye nabaye 30 ni make harimo amanyarwanda angahe 300 300 patiri na mwana nari mutagatifu wihaguruka urabeshya yagoye 300 se navuganye na Bosco niwe wanyihembe urabeshya Kanyombya arwana Bosco urabeshya ariko Nzovu urumukandagije kuva kera Kanyombya arwana na Bosco avuga iti ndashaka ko urarumembye muri umuntu wa Bosco bagafata Kanyombya akamuniga Kanyombya akasa nk'ujwigira Lata urumva batari kuzanamo ibintu byo gusererezanya ntabwo guserezanya Kanyombya twishyuriza amafaranga ninjoro bucya tugenda
icyo twe twari tunasinze umunyamerika turi kubona nyirankende cyafise kigwa mu mazi gutya turakija yura imvura yabwo icyo gihe nta nibyo uzi ko ari byo Oya, ndabyemeje ijana ariko ikintu tushaka kumvikanisha hano ikintu kimwe n'ubu barakuriye wese ko yabonye magana no gusa ninjye barandiye 300 by'amarundi wese muravuga ko 300 bampa na shelete n'akantu ko Kanyonga Aha, ureba bravo. amaso ahagarara hano uzi impamvu mwebwe ayo mafaranga reka ndabivuga uhabwa 300 na shenete mwaducaga inyuma bwa mukajya kwaje gutya tutazi zaje 300 bose kayagwa yacyagise reka nkubwire ubundi reka cyatuvugisha ukuri kanyo amafaranga ari wapatanye ntuyazi reka nkubwize ukuri n'ubu ngubu niyo twajya mu kazi ntago twahembwa amafaranga ngana nta kibazo nubwo dushyira filime twe nta kibazo ntago twahembwa amafaranga nta kibazo ibyo bintu rero byo kuvuga ngo twaciye ku ruhande ntabyo ahubwo vuga ngo buri muntu bamuhemba bakurikije agaciro ke n'uburebure kanyombya niyo ngiye wamembye kanyombya uranze igihe cyose nzoga ahubwo ibintu byinshi umuntu areshya na kobaye ngenda muha amafaranga na kobaye kobaye urayizi naze nzovu Uzi Kobaye? azurira umwiri umwe nk'imbwa Nk'imbwa. wenda nibavuga agaswahili ngenda ahita mvuga ni Nabajya kumbi ina- naya nta rurimi twakoreye uzi. uze ko ari indirimbo yabona ijoro ngiye kugaragaramo mwebwe muzayigaragaramo wagiye uzi ikirundi kimwe uzayigaragara Uzi- bose uzabona None se amafaranga barakwishyura nta rurimi na rumwe waruzi nta gifaransa ntaki ubwo ari kuvuga iki ngo baguhembe njyewe baganiraga nase n'abanyamakuru i Burundi ko bavuga ikirundi ururimi bose twakoresha ni uruhi twavuze n'igi ikirundi ngenda gukoresha ikirundi y'abanyanigeriya ugiye kugaragaramo Ay, nka Hey. mugabo barakwishyuye se urampembe kunyishyura baranyishyuye nyine bagwagara ibu 300 by'amarundi bajyanye ibihumbi 300 by'abanigeria ni amanyarwanda angahe urwo rupantaro rwa rumeze nk'urusogizi rwa Buriya. Napoleon none se nzovu niba bamujyanye mu kabari bakamuha pirimusi 3 arumva ari ibyo bakamuha na rogi bakamuha na rogi bakamuha n'icyana cy'atanu nawe sugo utagiye kuvuga usigaye wotsa ibirayi imbere y'iwanyu none se wama uriya muryango sanjye nkawukoreramo nibuze umenye ko uzajya usenga imana ngiye gukora resitora muri iyi minsi Uzajya mu kwa usenga Imana. 12 nuva ku mana kuyisenga usenge sinzi ababyeyi bawe n'abari bagufi nkawe ariko ugeza usenga kanyombya ko yakuvanye hehe kanyombya musenge Right. nyabingi kanyombya nyisenge satani toka satani mu izina rya yesu ariko nzovu ngiye musenge Nyombya yarakurenganyije yarandiye yaramukandamije Igiswahili akavuga ibyongereza ukasigara yarangurishije kandi ibuka uko twaya tuzenguruka inyamirambo ducuza CD badukubita 300 200 nzovu nyibukije wari uri kwibuka ibyacu reka uribuka wowe wibase tukajya kuzicuruza i Burundi bakanagufunga nta muntu wafunze baragufunze i Burundi ntabwo bafunga gute se baramfashe mfite amasede bamfungira ahantu bita igitega ni muyinga narayemo rimwe ahantu habiri batandukanye ariko nahitaga ndekurwa ubusenzi se gute mu makuru nzi wazanye ifuro mu kanwa umera nk'iki kintu cya kindi kirya imyaka ni iki inzige nguzana ifuro boshe inzige bakanagiye umutwe nzovu tuve kuri ibyo ngibyo uje kurya imyenda se ubu ngubu ni sawa ntabwo bimeze nk'ibya mbere mbese ntabwo tugicuza amasede tugaragara ku ma YouTube kubera iki YouTube irakabyara izi impirateri mwogahamba mwe sha warazicuruje we tunywa urwagwa we kafe rwa mata ukamanuka Nyamirambo ubu se simba ndi umugire mwaradukeneshe nese filime wari ufite kiriya gihe Mukarujanga ni ukuvuga ngo filime yanyu irangira gutyo ariko byibura dusigarana amazina nyine nk'uko nzovu yabivuga nta muntu wateye imbere okay subu nabivuga gute nta muntu wigeze iteza imbere twarayabizi okay nta nubwo navuga ko nawe yateje imbere kuko hari aho yakuye abantu nk'uko nzovu yabivugaga ngo hari aho yavuye hari aho yageze kuko muri iyo myaka mike nzovu yari asigaye yambara neza uko bahuye ajya mu micanga ntabwo yari akijyamo no muri kugira ngo abe metre nzovu uko ko yubaka intundi imicanga iwe kutajya kubera urumva rero nyine ntago wabura ikinenga umuntu ariko ntiwabura n'icyo umushima bya bishyimbo by'amarushi ntabwo byabagaho bya bishyimbo by'amarushi bahita mituyu ntabwo mituyu yabagaho ahubwo wajya kujya mu maresitora hariya CGM
sinzi ahantu wapfunyirukaga ahantu wajya kujya kurya ubushyimbo Indese icyo gihe rero waje kumurika byo birumvikana kubera ko kugendana n'abasirimu nkatwe muri filime mwakiriye ko numva ukangwa na Primus harimo banyiranye bashaka kunywa byeri Mukande n'abagabo benshi nta n'umwe muri mwebwe wakuyemo umugeni yaba umugabo ngo abone umugeni umugore urongora nese hariya nta couple yari irimo kuko njyewe nubwo nabasanze babana ariko nsanga babana nk'abantu b'inshuti nabyo bitafite isobanuro umuntu wabaye umugeni Samusure ntitwamutwerese avanyemo we mugeni se yarongwe mu bakobwa avuze mu bo twakinanaga ko nta wabaye umugeni nawe byose ni nk'uburaya ntacyo mbona kizima ntabyo nabonye n'impamvu uburaya ariko mwarabukoraga niba barabukoraga nako nari ibyo unkuremo njye namano nzovu niba bizi twagiye nk'ubu ngubu ngewe buriya rero abantu turasuzugurana kandi buriya iyo dukorana tumeze nk'abavandimwe cyane rwose nose biriya nzovu yakubwiye reka mbanze nkubaze ntawe pe ukeneye ikihe cyubahiro we urabona rata nzovu urabona manibu kiriya gihe nubwo ngubwo buri muntu afite icyumba cye ariko duhurira muri salo ku buryo kandi niba ushaka kuryamana n'umuntu nawe ari kubikubuza ariko nta byigeze biba twari tumeze nk'abavandimwe tugahurira muri salo waba wambaye waba utambaye mukanywa mugasangira ubwo twabaga dufite n'umwanya uhagije si ugusuzugurana ahubwo ni ugufatana no kubaha twafatanaga nk'abavandimwe twasangiraga ku meza amwe tukagira gute nyine byatandukaniraga ku mishahara gusa njyewe bose narawubahaga ariko nzovu arabizi na nzovu aramwubaha kandi ari inshuti zanjye na nzovu aramwubaha yaranyubahaga nyine nimwubahane none buri wese ni muri bikurisa n'ubu ndamwubaha ariko nzovu so reka dusatire iminota ya salama Mukarujanga afite gahunda mu kanya yavuga agiye kujyamo ndakeka mwese mubizi agiye kujyamo yenge kamushime uraca yose yajya kwa mushime ntabwo nari nabona umuntu ufite mbonye ikintu kirengeje ndagufinze ni ikihe kintu dufite hano ku mubiri kirengeje umutwe wawe ikintu mufite ni nko kuvuga ngo sakwe ni ikihe kintu twese ko turi batatu kirengeje umutwe wawe bunini ubunini ikibuno cya Mukarujanga ivi rya Mukarujanga ngirira ivi umutwe uri mutwe nase umutwe wanjye reka ngire kujya gwereke ndagwereke urebe rero hano moya Vezire ivi wavuze ko washaka guprofita ugakoraho nta mwanda afite ariko ase ubwo Jeanne madamu nabibona nabibona ariko hagati aho ngaho twizere ko mwese mwemera ko Mukarujanga asigaye afite amaderede meza kabisa amaze gukira afite abakozi bamutekera ibirayi imbere y'iwabo ibyo ni ukuri burushete ibintu byose bavuga burushete buriya rero umuntu akubanziriza isoko abantu bose babanjirije isoko Mukarujanga gucuruza hari iwabo yajyaga agenda akakubitaho akajisho aho bagende ntabwo yabirukanye barinaniwe bananirwa kuriha inzu mukecuru aravuga ati rero ni mu inzu ndashaka amafaranga kuko abana banjye ntabwo bashobora gusonza kandi mfite amazu noneho bagiye Mukarujanga kubera gutera akajisho burya uzajya wigana abandi ugende enkude akubita akajisho gutya agakubise hirya amenye guteka ibirayi akubitamo n'amabroshete noneho Mukarujanga nicyo gituma ubona asatse mbere se yasaga atya uzi ukuntu yasaga broshete yitwa gute mu kinyarwanda mweze mikrofone broshete ubwo ngubwo ni mu kihe kirimi kwanza burushete mu kinyarwanda ni mu kirimi cyene cyene se gute oya broshete ni iki mu kinyarwanda burushete mucoma ngaho ngo burushete ni mucoma ubuse kweri uzubaho umuntu nk'uwikiwe were moya buri wanye ki burushete mu kinyarwanda wabivuga mushikake se ubwo ni mu kinyarwanda none se ndakwaye burushete y'inka bayita gute mu kinyarwanda burushete nangwa mu gifaransa igiti so thank you very much mwakoze cyane kuza murakoze cyane ahubwo reka tubashimire kuko muri ubwo buryo murabona ko dukora buri gihe kugira ngo tubone ko mukora subscribe mukakora share mukajya gukurikira X-Large mukabona ko X-Large ikora neza haleluya amen ntabwo barwanya nose ko utavuze YouTube channel yawe iyihe Kanyombya live mukore subscribe like na comment kuri Kanyombya live thank you very much aro